inshuti zanjye, ikintu cya kane, ikibazo gikomeye umwana yagiriye mu nda y'umubyeyi nacyo kimutera kugwingira. Igihe winjiraga mu itorero ibibazo byari bihari. Iyo winjiye mu itorero rifite abaka, rifite ibigeragezo n'amakuba, mu itorero hari abantu bazanyemo inyigisho z'ibinyoma, hari igihe umwana ajya mu nda akaza mu nda. Reka mbaho urugero, nk'uko iyo ufitanye ibibazo n'umugabo cyangwa ukaba ufitanye ibibazo n'abavandimwe cyangwa ukaba ufite ibibazo udatuje, warangiza ugasama muri ayo mezi, umwana arahahurikira. Ni nako itorero iyo ririmo kurwana intambara z'ibinyigisho z'ibinyoma, harimo abantu barimo kuzana ubwaka mu itorero, harimo ibintu by'urwango, abantu ari indyarya, harimo abantu baririmba cyangwa babwiriza basambana, harimo abantu bihisha bakanywa inzoga kandi ari abayobozi b'ibihande, harimo abantu bashwanye kubera ubujajwa. Umwizera utwitwe mu gihe nk'icyo ngicyo, byanga byakunda yangirikira mu nda. Kubera iki? Arabicaramo, yajya kumvamo muraganira inzangano z'amoko, yajya kumvamo muravuga uburyo murya amafaranga, mukavuga intege nke z'abakuru b'itorero n'abapasitoro, mugatangira kuvuga uburyo mujya mu nzu y'Imana mwabuze aho mujya. Uwo muntu aba arimo gukomerekera mu nda kandi aba ataravuka. Uko umuntu agenda ataza mu itorero ngo amenyere ibirimo, amenye ibyo Kristo yashyizemo, uramureba ukabona arimo arabura vitamine zigomba gutuma agira igikuriro. Ukasanga umuntu imyumvire yari afite, yicaraga ku ntebe z'inyuma, ntazi kwicara ku ntebe y'imbere, ntashobora kugira icyo amara ku ruhimbi, ahora yicariye ahantu mu nguni avuga ngo ngewe rero ngo mba ndimo kubareba ngo ndebe ibyo barimo, ariko ubundi buriya muba mushya mwarura iki? Rero ni ibihe bimenyetso bikomeye cyane mu by'umwuka bigaragaza ko umuntu yagwingiye? Tugiye kureba igitabo cyitwa Ibihamya by'itorero umuzingo wa 5. Ibihamya by'itorero umuzingo wa 5, paje 241, icyigisho cyitwa imikurire y'umukristo. Aha tugiye kuhareba ibimenyetso bitandukanye. Hano baranditse ngo ubunyantege nke, kwitanga igice, no kumenya gufata icyemezo no kutamenya gufata icyemezo bikurura ibitero bya Satani, kandi abemera gukuza izi ngeso uko ari 3 bazisanga nta bufasha bagifite, maze batembanwe n'imiraba y'ibigeragezo. Iyo utarimo gukura mu by'umwuka, muri wowe hari ingeso 3 zikura. Ingeso ya mbere ni ubunyantege nke, ingeso ya kabiri ni ukwitanga igice, ingeso ya gatatu ni ukutamenya gufata icyemezo. Umwana bitangira umutwara umufasha akaboko, igihe kikagera akazaza guha agatoki, igihe kikagera wazaza ujya kumufata akaboko akakubwira ati hoya ndeka nitware, akitwara akanyerera akagwa agahaguruka akagenda, igihe kikagera akazaza agenda wenyine atagukeneye. Ngiki kintu kiranga umuntu uko akuze. Ni gute bazakurandata mu idini, bakakurandata abayobozi, buri munsi bakazabazenguruka iwawe, waramutse, ejo kutaje gusenga byagenze gute? Hoya narabyutse mbona ikirere sinzi uko kimeze. Jya wihangana uze gusenga, ugahora ubona abo bantu bazi iwawe, ni ikimenyetso cy'uko udakura. Imyaka 5 ikarangira, korari nta vuna yakoze, nta byuma yakoze, nta vugabutumwa ryo kujya ahantu kure yakoze ngo binabavune, nta bantu binjije mu itorero, nta miryango bagiye guhumuriza, ariko ugasanga bararwanira indirimbo ya Satani, ingwingiri. Ikindi kintu kiranga abantu bagwingiye ni ukwivumbura. Abantu bagwingiye barivumbura cyane. Umwana wagwingiye aba afite akantu k'umushiha gahoraho, umubwira akantu ukabona harya byuka yarakaye, akantu kose umwegereje ajugunya, akantu kose umuhaye ajugunya, ukibaza ariko uyu mwana ko atishima bimeze gute? Ni nako bimeze. Umwizera wagwingiye abarakazwa n'ubusa, arivumbura. Iyo umwegereye ukamubwira uti muntu w'Imana ibi nibi ntibigenda neza, ahita akubwira ati gumana idini ryawe sinzanagaruka, bakubwiye ko nabuza wonjya. Ariko bishoboka ko haba hari umuntu wararitse umuntu akaba ataragera hano, bisaba kubisengera, bisaba kumunyuraho, bisaba kumwohereza message, mbega bisaba gukoresha imbaraga zose. Iyo tugize umugisha abashyitsi bakadusura mu cyumweru cya mbere, icyumweru cya kabiri kibagwa neza, ariko umushyitsi yaje mu cyumweru cya kabiri agasanga turi mu nyigisho z'amahame ziremereye, ageraho akagira ngo wenda
akagira ngo wenda icyigisho tukigishije kuko yaje. Rero ni byiza yuko murwana intambara yo kugira ngo musenge Imana ibahe umugisha, ihire kurarika kwanyu kugira ngo abo bashyitsi bahagere. Kandi ndashimira abarimo kuzana n'abasore, urubyiruko rwanyu. Bimaze kugaragara ko umwana wawe iyo arengeje imyaka 18 atarafata umwanzuro ndetse ngo abatizwe, agwa mu kigeragezo cy'uko ashobora kuzajya kubatizwa ari ukubera ubukwe cyangwa se arangira atabatije. Icyo kintu rero mucyitondemo kugira ngo mufashe abana banyu. Ndabizi ko hari ababyeyi benshi babwira abana bati nta mafaranga dufite kandi kubatizwa twari kuzagukorera ibirori bidasanzwe, se n'iryari muzabona amafaranga n'ubundi ko muhora muhakana muvuga ko yabuze. Rero mu gihe umutima w'umwana ugukomokaho, umusore wawe, urubyiruko rwawe, mu gihe yumva ashaka Imana, ntukamwubakire imisozi y'ubushobozi ngo mubwire ngo uzabatizwa byagenze gutya, njye na so twabanje gukora ibi n'ibi. Oya, ahubwo ukwiye kumufasha. Ikindi, ndashimira mwebwe muboneka tubana mu gitondo. Ndagira ngo basabe muri iki gitondo tujye mbere mu ishuri ryacu. Abafite aho bandika murakoresha imbaraga zose kugira ngo mwandike. Uyu munsi dufite icyigisho cyiza cyane. Nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo kugwingira mu rugo rudafite icyo rubuze. Kugwingirira mu rugo rudafite icyo rugize gute? Icyo rubuze. Urugo rurimo ibyo kurya, rukaba rurimo umugabo n'umugore, rukaba rurimo gahunda, rurimo abakozi, urugo rwose rurimo rudafite n'abana benshi cyane. Hari igihe ujya kubona ukabona umubyeyi yagiye kwa muganga, bagahita bamubwira bati umwana wawe yagize gute? Yaragwingiye. Ndetse abantu barangiza bati wa mugabo we nawe wa mugore we, ko tubona mwishoboye ntacyo mubuze, umwana yabagwingiranye mureba he? Kubw'ibyo rero no mu by'umwuka abantu bashobora kugwingira. Muri iki cyigisho turaza kureba akamaro ko gukura neza. Turaza kubona ibimenyetso byerekana umuntu wagwingiye mu by'umwuka, kandi turaza kubona iby'Imana ikora kugira ngo wari waragwingiye yongere atangire kugira igikuriro cyiza. Imana iduhe umugisha. Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ufite uburyo wagennye abagukurikiye, abamaze kuvuka mu by'ijambo ryawe bagomba gukura. Iyo hari ikirengagijwe baragwingira, kandi abagwingira ntibazinjira mu bwami bwawe. Turinginze cyane ngo ubwo turaba turi muri iki cyigisho, ukuze kwizera kwacu, imibereho yacu y'iby'umwuka uyizamure, uyikuze, igere ku kigero n'igihagararo cyawe, kandi ubuntu bwawe bugira icyo bukora muri twe, kugira ngo iki cyigisho kitubere umunzani duterekaho imibereho yacu, duterekaho ubuzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo ijambo ryawe riduhe umwanzuro niba turimo kugwingira cyangwa se turimo kuva mu kugwingira twerekera mu gukura neza. Ubane natwe kandi ijambo ryawe rigira imbaraga ku buzima bwacu, mu izina rya Yesu, amen. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye cyane. Nahoze ndimo gusoma Bibiliya, itubwira yuko Mose akiri uruhinja mu Baheburayo. Tujyane Abaheburayo igice cya 11. Kwizera icyo ari cyo ni ku murongo wa 23. Kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be amezi 3 amaze kuvuka, kuko babonye ako kana ko ari keza ntibatinye itegeko ry'umwami. Amen. Kwizera kwatumye ababyeyi ba Mose bumva bamukunze, bahangana n'itegeko. Bamubonaga ari umwana mutoya, bagerageza kumuhisha amezi 3, ariko kubera ko babonaga ari umwana mwiza, bakabona hazaza he hazakora ikintu kidasanzwe, ababyeyi bagerageje kumuhisha. Noneho umurongo wa 24, Bibiliya iratangaje. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wande wa Farawo, ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana,
abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Tubonye Mose ari uruhinja, tubonye atangiye gukura, ariko tubonye n'imyanzuro yafashe amaze kugira gute? Amaze gukura. Bigaragara yuko hagomba kuboneka itandukaniro ry'uruhinja n'umuntu umaze kugira gute? Umaze gukura. No mu by'umwuka niko bimeze. Umuntu iyo akiri umwana mu by'umwuka aba afite ubujiji runaka, aba afite intege nke runaka, aba afite ubunebwe runaka, afite uko abigenza. Ariko umuntu iyo amaze gukura, Pawulo yaravuze ngo maze gukura navuye mu by'iki? Mu by'ubwana. Gukura ni ikintu kidasanzwe Imana yitaho cyane. Nimureba neza muri Bibiliya zanyu, Abefeso igice cya 4, Abefeso igice cya 4 umurongo wa 13. Abefeso 4 duhere ku murongo wa 13. Kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Aha bagaragaje yuko tugomba kuba abantu bakura bakagera ku rugero rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana, kuko nidukomeza kuba abana tuzakomeza guteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imyigishirize y'uburiganya. Mu magambo make, umuntu udakuze mu by'umwuka byanga byakunda akabaye kose karamugusha. Inyigisho nshyashya yose y'ubuyobije iratwara. Ikintu cyose umuntu amuzanye imbere aragotomera. Mwarabibonye yuko umuntu uko agenda akura hari ikintu kimuranga. Uramutse ushyiriye umwana ikintu cyo kunywa, undi agakoroga ibyondo akamuha, umwana urimo gukura neza asoma kuri fanta cyangwa agasoma ku cyayi cyangwa igikoma, ukabona aranezerewe. Ariko wamuha amazi, niyo cyaba ari icyondo wahaye irangi risa neza, arabanza akareba amaso akabona ni byiza, akozamo ururimi mu mutwe we agahita afunga isura, akakwereka yuko icyo kintu kitari icyo kugira gute? Kitari icyo kunyobwa. Rero imikurire y'umuntu mu by'Imana ni ikintu gikomeye. Mfite rero impungenge muri iki gitondo yuko hari abantu bagwingiriye uko bajya kubatizwa bari bameze, imyumvire bari bafite bajya kubatizwa, ukuntu bayobokaga itorero bajya kubatizwa, ubujiji ndetse cyangwa se gushidikanya bari bafite ku mahame y'iby'ijambo ry'Imana, imyumvire bari bafite ku itorero itarakura, n'ubu ngubu bagwingiriye aho ngaho. Icyakora umuntu wagwingiye hari igihe umureba mu kanwa ukabona afite iki? Amenyo. Ariko kuba afite amenyo biba bivuze ngo nubwo afite amenyo ibyo arya bijya he? Ko atarimo gukura ngo azamuke. Hano Pawulo yarakomeje arandika amagambo akomeye, aravuga ngo ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo ni we mutwe, ari wo Kristo. Kuri Kristo niho umubiri wose uteranywa neza ugafatanywa, nuko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Muri Kristo wo niho umubiri ukura gukura kwawo, kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Amen. Nuvuga ngo muri Kristo Yesu niho umubiri ukura gukura kwawo. Kandi mubyibuke neza, njyewe ndi umubiri wa Kristo, itorero ni umubiri wa Kristo, kandi muri iryo torero harimo ingingo. Kugwingira ni iki rero? Kugwingira ni igihe urugingo rumwe rwakuze rugasumba iki? Rugasumba izindi, cyangwa se urugingo rumwe rukaba ruto ugereranyije n'uko izindi zigize gute? Zimeze. Kubw'ibyo rero tubara yuko umuntu afite n'ubumuga rwose. Uramutse ubonye umuntu umutwe wakuze, igihimba cyakuze, ariko amaboko tugakomeza tukaba uduce, afite ikibazo? Ntafite ikibazo. Uramutse ubonye ukabona umuntu ibindi bice byose birimo birakura neza, ariko amaguru ye yabyimbye cyane kandi aba maremare kuruta ibindi bice, ubwo ni uburwayi? Si uburwayi. Uramutse ubonye umuntu ukabona umuntu umuntu aragenda ntakura ngo abe mukuru, uko yaranganaga afite imyaka 8 niko angana afite imyaka 18,
ariko ukabona umunwa ni wo wabaye munini. Uyu muntu afite ikibazo ntagifite. Rero kugira ngo urugingo rumwe rudasumba izindi, ako ni akazi k'ubwonko. Ubwonko nibwo bumenya ngo ubwo umutwe wakuze, igihimba nacyo nigikure, amaguru n'amaboko akure, kandi n'imitekerereze nayo igire gute, nayo ikure. Icyo nshaka kubabwira ngiki rero, umuntu wese utari muri Kristo Yesu ntabura ahagwingirira. Ngiki cyo Pawulo yandikaga. Muri we, muri Kristo niho umubiri ukura gukura. Muri Kristo niho itorero rikura gukura, kandi kiranga umuntu ukuze kiragaragara. Ababyeyi muri aha, umwana wawe nureba ukamenya ngo arimo arakura neza cyangwa arimo arakura nabi. Ni nako abayobozi b'itorero bagomba kugira ubunararibonye bwo kumenya niba bizera barimo gukura cyangwa bizera batarimo gukura. Muri iki gitondo nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Nagerageje kureba ibintu bitera kugwingira. Buriya indwara yo kugwingira iyi ngiyi isanzwe ifitanye isano no kugwingira mu by'umwuka. Ni ibiki bitera umuntu kugwingira? Icya mbere ni imirire mibi. Imirire mibi iri ku mwanya wa mbere. Niyo mpamvu muzumva kuri radio birirwa bigisha abaturage ibigendanye n'indyo yuzuye, kuko umuntu utahuye n'indyo yuzuye agira imirire mibi. Buriya nubona umwizera atabona umwanya wo kwiga ibyanditswe byera, umwizera ataboneka mu materaniro, uwo mwizera agashaka kwiga ku isabato gusa cyangwa ku cyumweru gusa, uzatangira ubimenye ko azahura no kugwingira byanga byakunda. Ikindi kandi nubona ufite umwana ukabona arimo aratoranya utuntu abo twiganye ejo mu gitondo, ni ibihe bintu bitatu Imana yashyize mu itorero kugira ngo abantu bayo babe babasha gukurira mu by'Imana? Twabonye ibintu bitatu. Icya mbere, Imana yashyizemo indirimbo, ishyiramo isengesho, irangije ishyiramo ijambo ry'Imana rivugwa n'abagize gute, n'abayihagarariye. Ibyo bintu bitatu umuntu uzafata kimwe akirengagiza ibindi bibiri azangwa mu mutuku, azagwa ku ndyo itagize gute, ituzuye. Mfite umubabaro n'agahinda wuko dufite abantu indirimbo zijya kujyamo, abantu bajya kuririmba ukabona umuntu arisohokeye. Ibi nta kintu byamarira, ibi nta kintu nta kamaro bifite. Hari n'icyo azaba arimo guhomba. Kera turi batoya iwacu baratugaburiraga, ariko naziranaga n'ibintu bitatu. Naziranaga na poivro, nkazirana n'urunyanya, nkazirana na karoti, utuntu nk'utwo bashyira mu biryo ko nge numvaga narya ibiryo utwo tuntu tutarimo. Nakundaga rero kwicara ahantu hafi y'umuryango, nkicara hasi wacu, nicaraga ku gasima, narangiza nkegama ku nzu negereye umuryango, mpura n'agakaroti njugunya hanze, mpura n'akapoivro njugunya hanze. Mama rero iyo yasohokaga akareba hanze yasangaga narobanuye ibintu byose bifite intungamubiri aribyo nagize gute aribyo najugunye. Ndi umwana muto, umuntu yansogongezaga amata sinyasogongera, ariko wansogongeza inzoga nkagira gute nkasomaho. Buriya rero kimwe mu bintu bigaragaza umuntu uzagwingira, atangira gutoranya ajugunya ibintu bimufitiye iki, bimufitiye akamaro. Ubu dufite abantu yicara mu rusengero agashaka nawe kumva indirimbo gusa, umubwiriza yajya kujyamo ukabona umuntu arasohotse agiye hanze, umubwiriza yasoza kubwiriza ukabona wa muntu arongera aricaye aje kumva izindi ndirimbo. Mwaganira akakubwira ati ngiye buri indirimbo nizo zimfasha gusa. Noneho dufite abandi Satani yapangiye kwiga ijambo ry'Imana, nta mwanya babifitiye, ndetse iyo babwiye kwiga ijambo ry'Imana barakubwira ngo uzaba uw'inyandiko. Ibyo bintu bya Bibiliya muhora musoma n'ubundi mudahinduka, nge nafashe umwanzuro nzaza nibera mu masengesho gusa, ku buryo umuntu ahora mu gusenga, mu gitondo n'ugusenga, umwana aritsamura mupfukame dusenge. Umuntu arimo aravuga ati ndumva mu kirenge harimo kwakamo umuriro, pfukama dusenga, abo ni abadayimoni. Uricara ukavuga uti naraye ndose manuka sinagera hasi, pfukama dusenga, ubwo ni abadayimoni bagiye kukugusha. Ibintu byose, akantu kose, nta mwanya wo gutekereza, nta mwanya wo kuririmba ngo umutima uhumeke, nta mwanya wo kwiga ibyanditswe byera, akantu kose ni ugusenga. Reka ngire ikintu mbabwira, mu gitabo cy'intambara ikomeye handitsemo ko umuntu uzashaka kwiga ijambo ry'Imana atasenze azahura n'akaga, ariko nanone umuntu uzahora asenga gusa nta mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Reka mbabwire, mu gusenga tuba tubwira Imana uko tumerewe, ariko mu ijambo ry'Imana tuba dutuje ngo Imana nayo igire gute,
Imana nayo itubwire. Kubw'ibyo rero ibyo bintu bibiri nibitegerana ngo bibisanga n'ingoyi, dufite ikibazo. Ndashaka kubabaza, kugira ngo Pawulo na Sila imiryango ya gereza ifunguke, barasenze gusa? Simwe mbaza? Bararirimbye. Kuki batafashe imizingo ngo bayisome bavuge bati dusome umuzingo cyane gereza iri bugire gute? Iri buturike. Buri kintu cyose gifite ububasha bwabyo muri ibyo bintu bitatu. Kugwingira rero, umuntu atangira gutoranya ibyo kurya. Imirire mibi iri ku mwanya wa mbere. Icya kabiri gituma umuntu agwingira, indwara yo kubura vitamine nka D. Uko umuntu agenda ataza mu itorero ngo amenyere ibirimo, amenye ibyo Kristo yashyizemo, uramureba ukabona arimo arabura vitamine zigomba gutuma agira igikuriro. Ukasanga umuntu imyumvire yari afite, yicaraga ku ntebe z'inyuma, ntazi kwicara ku ntebe y'imbere, ntashobora kugira icyo amara ku ruhimbi, ahora yicariye ahantu mu nguni avuga ngo ngewe rero ngo mba ndimo kubareba ngo ndebe ibyo barimo, ariko ubundi buriya muba mushya mwarura iki? Icya gatatu, kugwingira k'ubwonko. Iyo ubwonko bugwingiye ntibubashe gukura, ngo umwana uko akina utumenyetso agaragaza, uburyo yishima n'uburyo aba barabigaragaza, ubwonko bwe buba bufite ikibazo. Kandi ikintu babwira, umuntu agwingira ku bwonko kugera ubwo amara imyaka 20 mu itorero bakimwigisha kimwe mu 10, yarabatijwe agatangira ngo ariko rero ngo buriya ngewe ngo ariko ngo nimunyita umusazi, ngo buriya ngewe ngo nayobewe n'icya 10 cyari cyo, ubundi icya 10 ni kimwe mu gitanga. Hagakubitana n'undi nawe wagwingiye mu bwonko, agahita ambwira ati nta mafaranga duha abapasiteri ngo barye babone uko bakora. Ubwo uwo ngo nugize gute? Numusubije. Hakaba iruhande rwe hicaye undi nawe uri mu muhondo, nawe wagwingiye, agahita amubwira ati ngewe icya 10 ndagitanga ariko ngiha abakene bakakiguramo ibiryo kuko abapasitoro bacu barakize baguze imodoka. Abo ni abantu bagwingiye, bafite ubugwingire butandukanye, barimo kugira gute? Barimo kuganira. Nshuti zanjye, ikintu cya kane, ikibazo gikomeye umwana yagiriye mu nda y'umubyeyi nacyo kimutera kugwingira. Igihe winjiraga mu itorero ibibazo byari bihari. Iyo winjiye mu itorero rifite abaka, rifite ibigeragezo n'amakuba, mu itorero hari abantu bazanyemo inyigisho z'ibinyoma, hari igihe umwana ajya mu nda akaza mu nda. Reka mbaho urugero, nk'uko iyo ufitanye ibibazo n'umugabo, cyangwa ukaba ufitanye ibibazo n'abavandimwe, cyangwa ukaba ufite ibibazo udatuje, warangiza ugasama muri ayo mezi, umwana arahahurikira. Ni na ku itorero iyo ririmo kurwana intambara z'ibinyigisho z'ibinyoma, harimo abantu barimo kuzana ubwaka mu itorero, harimo ibintu by'urwango, abantu ari indyarya, harimo abantu baririmba cyangwa babwiriza basambana, harimo abantu bihisha bakanywa inzoga kandi ari abayobozi b'ibihande, harimo abantu bashwanye kubera ubujajwa. Umwizera utwitwe mu gihe nk'icyo ngicyo, byanga byakunda yangirikira mu nda. Kubera iki? Arabicaramo, yajya kumva muraganira inzangano z'amoko, yajya kumva muravuga uburyo murya amafaranga, mukavuga intege nke z'abakuru b'itorero n'abapasitoro, mugatangira kuvuga uburyo mujya mu nzu y'Imana mwabuze aho mujya. Uwo muntu aba arimo gukomerekera mu nda kandi aba ataravuka. Ibyo bishobora gutuma umuntu aba ingwingiri mu by'Imana, akazaza ahora avuga ati nta bantu b'Imana bakijijwe babaho. Nshuti zanjye, ikindi kintu gikomeye ni kudakundwa ngo ugirirwe neza. Umwana utagaragarizwa impuhwe, utagaragarizwa urukundo, byanga byakunda nabyo bishobora kumugiraho ingaruka. Mu itorero rero iyo hari abantu bamwe dukunda, hakaba hari abantu bamwe dukunda kugaragaza. Itorero rifite korali 8, hari imwe bahoraza imbere. Itorero rifite abizera, ntibashobora kugerageza impano za bamwe. Hari amatorero ujyaho ugasanga umukuru w'itorero yarifashe mu biganza, niwe wigisha, niwe uganira, amatangazo bajya kuyavuga ati aya matangazo mutayavuga ntasobanuke, akaza akayivugira. Mu gitabo cy'umukabanuzi narasomye ngo hari n'abapasitoro bameze gutyo. Umupasitoro agashaka kwitangira amatangazo, agashaka kwiyigishiriza ikigisho cy'abakristo, Satani agahita avuga ati hoya ngize umugisha bizera babaye benshi, uwagombaga kubwiriza ngukuyeho, uyu munsi ninjye ngira gute? Ninjye mbwiriza. Mu gitondo bati hari umwizera warwaye, ndigererayo ntihagire undi muntu ujyayo. Nshuti zanjye,
byanga byakunda ibi byose ni ibibazo bishobora gutera umuntu kugwingira. Rero ni ibihe bimenyetso bikomeye cyane mu by'umwuka bigaragaza ko umuntu yagwingiye? Tugiye kureba igitabo cyitwa Ibihamya by'itorero umuzingo wa 5. Ibihamya by'itorero umuzingo wa 5, paje 241, icyigisho cyitwa imikurire y'umukristo. Aha tugiye kuhareba ibimenyetso bitandukanye. Hano baranditse ngo ubunyantege nke, kwitanga igice, no kumenya gufata icyemezo no kutamenya gufata icyemezo bikurura ibitero bya Satani, kandi abemera gukuza izi ngeso uko ari 3 bazisanga nta bufasha bagifite, maze batembanwe n'imiraba y'ibigeragezo. Iyo utarimo gukura mu by'umwuka, muri wowe hari ingeso 3 zikura. Ingeso ya mbere ni ubunyantege nke, ingeso ya kabiri ni ukwitanga igice, ingeso ya gatatu ni ukutamenya gufata icyemezo. Ibi bintu 3 nibikubaho uzamenye ko ufite ubugwingire mu by'umwuka. Kandi ikintu cyambabaje, ibi bintu nabyize ndatsindwa, nibwo buzima tubayemo. Aba bantu bafite ikibazo. Bavandimwe dukunda, turabayobora kuri Bibiliya yahumetswe n'Imana, yandikwa n'abera b'Imana, igaragaza mu buryo busobanutse neza, nta kwibeshya, inshingano z'abakuru n'abato. Bibiliya ikuza intekerezo, ikoroshya umutima, kandi igatera ibyishimo n'umunezero wera mu bugingo. Amen. Kubw'ibyo, ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu akura akava mu kugwingira ni Bibiliya. Ariko mwarabibonye ko nta mwanya tuyifitiye, nta mwanya Bibiliya tuyifitiye. Umuntu asigaye agiye kubwiriza agasoma agasomo kamwe, Bibiliya agakubita hari agakora mu mufuko, akavuga inkuru, akavuga ingendo, agatanga amakuru y'abaturanyi be, ibintu yabonye, iterambere aho rigeze, yarangiza akababwira ati icyo dukura muri iri somo rero, akakubwira ikintu kimwe yarangiza. Abantu biga Bibiliya gutyo ntibazapfa bageze ku cy'Imana yayandikeshereje. Icyo ni icya mbere. Ariko nagira mbabwire ngo dufite n'abizera Bibiliya baranazibuze. Dufite abizera badatunga Bibiliya, umuntu akagira imyaka 25 nta Bibiliya agira, amafaranga ayakorera, afite amafaranga kuri za telefone, afite telefone nziza. Bibiliya ifite ububasha bwo kugira ngo ikureho iki kibazo cyo kugwingira. Paje 242 iki gitabo handitswe amagambo akomeye ngo tugenda duhura nabo, abantu bafite iki ubugwingire, tugenda duhura nabo uko ibihe biha ibindi, ariko icya mbere nta buhamya bushya bw'ibyababayeho mu mibereho ya gikristo baba bafite. Ubuhamya bushya bw'ibintu byabaye. Niyo muganiriye agiye kukubwira ikintu runaka, akubwira ikintu cya kera, akakubwira ati ku ishuri nakundaga Imana, ku ishuri narabyukaga nkabyutsa abandi banyeshuri, buriya igihe bajyaga kubaka rura rusengero ikibanza ninjye wagitanze. Ugasanga umuntu arimo araguha ubuhamya bw'amateka y'ibintu byabaye mu myaka 20. Kubera iki? Yaparikiye aho. Nta buhamya bw'uwo mwaka arimo, nta buhamya bw'umwaka ushize. Reka da, ufite ubuhamya bwa ryari? Ndimo ndakubaza, ufite ubuhamya bwa ryari? Uheruka kugira ubuhamya ukumva ni ubuhamya bushyashya mu mutima wawe ryari? Ikintu cya kabiri kiranga abantu bagwingiye, hano haranditswe ngo ntibavuga iby'insinzi nshyashya bagenda bageraho muri uru rugamba rw'iby'umwuka. Uko bagenda duhora turwana, kubera ko nta nsinzi nshyashya bafite mu rugamba rw'iby'umwuka. Nta buhamya bushyashya bw'intambara barwana. Ntazakubwira ngo akubwire ati Imana ishimwe, nari maze iminsi ndwana n'ikigeragezo cyo kubinjajwa, Imana ishimwe maze kumva Imana igenda ineshereza, ntago ngipfa kuvuga umuntu. Maze iminsi ndi ku ntambara yo kurwana n'inzoga, buriya nageze aho nzisubiraho zimerera nabi, ariko maze iminsi ndwana nazo, ejo nagiye kubona mbona Imana impaye kunesha, Imana ihabwa icyubahiro.
maze iminsi ngundagurana n'ikigeragezo cyo kumva nakunda umuntu wangiriye nabi, nari naramwanze, yajyaga aca ahantu mu nzira nanjye nkahita ntega moto nkaca ahandi, ndetse no ku rusengero yajyaga hahinguka nkumva isesemi irazamutse. Ariko iri joro Imana yamfashije, numva umutima wanjye urabohotse. Ubu niteguye ko aho tuzahurira hari hose tuzaramukanya, kandi nasabye Imana ko izampa kwiyunga n'uwo muntu. Uwo muntu afite intsinzi nshyashya mu rugamba, ntayifite? Arayifite. Ikintu cya kabiri, nubona udafite intsinzi nshyashya, ni igiki muri iki cyumweru wanesheje? Ni iyihe ntsinzi nshyashya urimo gushaka ko Imana ikugezaho muri aya materaniro turimo gukora mu gitondo? Icya gatatu, basubiramo ibintu bimwe bya kera, bakoresha n'amagambo adahinduka mu bihe byo gusenga no guhugurana. Mu bihe byo gusenga no mu bihe byo guhugurana, amagambo wamwumvanye muri bibiri niyo usanga muri 2025 nibyo abafite. Ikibwirizwa agenda agapapuro yari yagishyizemo cyangwa agenda, urupapuro rwatangiye ari umweru ruhinduka umuhondo. Icyo kibwirizwa cye uricara ukacyumva, iyo wigeze kwandika usanga nta somo rishyashya yungutse. Kwa kundi yagitangaga niko yagitangaga, igitekerezo cy'ipusi n'imbeba yashyiragamo nicyo kikirimo, amasengesho ye uko yasengaga mu myaka 20 nta mpamvu nshyashya arunguka. Abana bawe muri iki gisenge cy'inzu, ubu turi mu gisenge, ukibaza ariko uyu muntu iri sengesho arimaranye imyaka ingahe? Ubu koko ntirivugururwa? Hari abantu bahorana isengesho rimwe ry'ibiryo, isengesho rimeze kimwe ryo kurya kuryama, isengesho rimeze kimwe ryo kubyuka. Uwo muntu agahorana ako kantu, nukuvuga ngo niyo yaba asinziriye umukangu yahita akomerezaho. Biranga umuntu ko yagwingiye. Umuntu urimo gukura n'ibyo yifuza biratandukana. Mu minsi yashize akana kanjye gatoya kakundaga kumbwira ngo nkazanire bombo. Noneho muri iyi minsi ishize, ubu noneho yarimutse ari kuri biswi, harambwira akambwira ati unzanire biswi. Ubu rero muri iki cyumweru gishize ageze ku rwego noneho abwira iwabo, akabwira se na nyina, akababwira ati ndashaka akamoto, kandi ntago zanane n'imodoka. Ubwo biswi iracyafite. Hari ikintu kikwereka ku umwana. Ejo bundi naricaye ndimo kuganira nawe, arambwira ngo kandi nawe nzagutwara ku modoka yanjye. Birerekana ko umwana arimo kugenda agira gute, arimo kugenda akura. Ariko nubona umuntu ukabona ararwanira bombo, bombo irimo irabura, imyaka 10 araririra bombo, bombo yabura ntasinzire, imyaka 15 uramubwira uti tugukorera iki? Ndashaka bombo, bombo nitaboneka ndaryama, sindyama. Uwo muntu ni muzimara? Umwana arimo arakura? Reka ngire ikintu mbabwira, guhorana isengesho rimwe, kuba urimo kugenda umara imyaka mu idini ntubone yuko hari ibindi bintu ugomba gusengera, kuba urimo kugenda. Ureka mbabaza, ni gute ukiri umukobwa uko wasengaga, ariko wakomeje gusenga umaze kugira umugabo kandi winjiye mu ntambara nshyashya? Ni gute umaze kubyara abana isengesho ryagumye kumera nk'iry'umukobwa mu gihe ukiri umukobwa nta n'ibibazo wanagiraga? Ni gute uyu munsi wa none ufite ibibazo byakuzengereje by'urushako ukaba ushaka gusenga nk'uko wasengaga uri umukobwa? Hari ikibazo cyo kudakura mu by'umwuka. Guhora usenga amagambo amwe, guhorana amagambo y'ubuhamya amwe, guhorana ibibwirizwa bimwe, ni ikimenyetso cyerekana ko umuntu atagira gute, adakura, yagwingiye. Ikindi kintu gikomeye, ntiberekana ubwenge buhanitse mu by'Imana, nta no kwizera kuzima kandi kwimbitse baba bafite. Ntabwo berekana ubwenge buhanitse mu bigendanye n'Imana. Uko watwarwaga ukiri muto, ukiri injiji, abantu bose bakurandata, ugomba kugera igihe ukura mu by'umwuka, kugeza ubwo nta muntu ukurandata ngo agutware buhumyi. Umwana bitangira umutwara umufasha akaboko, igihe kikagera akazaza guha agatoki, igihe kikagera wazaza ujya kumufata akaboko akakubwira ati hoya ndeka nitware, akitwara akanyerera akagwa agahaguruka akagenda, igihe kikagera akazaza agenda wenyine atagukeneye. Ngiki kintu kiranga umuntu uko akuze. Ni gute bazakurandata mu idini, bakakurandata abayobozi, buri munsi bakazabazenguruka iwawe, waramutse, ejo kutaje gusenga byagenze gute? Hoya narabyutse mbona ikirere sinzi uko kimeze. Jya wihangana uze gusenga, ugahora ubona abo bantu bazi iwawe, ni ikimenyetso cy'uko udakura. Ni gute abantu bahora baza kugusura ngo ugire icyo ukora mu murimo w'Imana? Ntabwo ukura wowe, amaso yawe ntabikwereka.
nshuti zanjye, hano baranditse ngo ni abakristo bagwingiye badakura, bafite imitekerereze n'imigambi bigufi, ntibagura intekerezo, nta n'ikintu gifite agaciro kiyongera ku butunzi bw'ubumenyi mu bya gikristo. Nta kintu bafite kiyongera mu buzima bwabo bwa gikristo, nta kintu gishyashya binjiza muri depo z'ubwonko bwabo. Ubu rero abantu baragwingiye, niyo mpamvu ari abayobozi dushyiraho nabo bameze nkatwe, nabo ni ingwingiri. Ari abantu abizera baragwingiye, ababwiriza baragwingiye. Hari korari zagwingiye ku buryo uko bari bambaye mu 2017 ubabona, usanga inifomu ari ya yindi bambaye, cyokoze yaracuye, ugasanga baririmbyi ni babandi. Wajya kumva bashyizemo na ya ndirimbo, kuko niyo yonyine bagira. Ntibagira umwanya wo kurepeta, ntibagira umwanya wo guhimba, ntibagira umwanya wo gusenga ngo Imana ibongerera abakizwa, bahora ari babandi. Ikibabaje nuko usanga indirimbo babashaga kera noneho banayiririmba ikabananira. Kiba ari ikimenyetso cy'uko korari yaragwingiye. Imyaka 5 ikarangira, korari nta vuna yakoze, nta byuma yakoze, nta vugabutumwa ryo kujya ahantu kure yakoze ngo binabavune, nta bantu binjije mu itorero, nta miryango bagiye guhumuriza, ariko ugasanga bararwanira indirimbo ya saa 5. Ingwingiri. Ikindi kintu kiranga abantu bagwingiye ni ukwivumbura. Abantu bagwingiye barivumbura cyane. Umwana wagwingiye aba afite akantu k'umushiha gahoraho. Umubwira akantu ukabona hari igihe abyuka yarakaye, akantu kose umwegereje ajugunya, akantu kose umuhaye ajugunya. Ukibaza ariko uyu mwana ko atishima bimeze gute? Ni nako bimeze. Umwizera wagwingiye abarakazwa n'ubusa, arivumbura. Iyo umwegereye ukamubwira uti muntu w'Imana ibi nibi ntibigenda neza, ahita akubwira ati gumana idini ryawe sinzanagaruka, bakubwiye ko nabuze aho njya. Iyo umubajije uti ko tutakubona mu mikorere y'abandi bizera, mu gitabo bizera bakoreramo ko tutarimo kukubona muri resi, bimeze gute? Ahita ababwira ati sinzanagaruka, n'ubundi nayo nabahaga zari impuhwe nabagiriraga. Nshuti zanjye, muri iki gitabo haranditse ngo ahari ubuzima bwiza bw'ibyamwuka haba no gukura. Amen. Iyi torero rifite ibihe byiza byo gusenga, hakaba hari ibihe byiza, hakaba hari ubuzima bw'iby'umwuka. Abantu bigishwa, baririmbishwa, abantu basengeshwa, abantu basurwa, abantu batanga ubutunzi ngo umurimo w'Imana ujye mbere, kandi barangiza bagahurira hamwe mu buhamya, abizera bagafashanya. Umuntu yagira ibyago bakamuba hafi, yagira ibirori bakamwegera bakamukomeza. Iyo ubuzima bwiza bw'iby'umwuka buhari, nta muntu ushobora kugira gute kugwingira. Ikindi kandi, urugo rugwingira rurimo abana bagwingira bakunze kurutegeka imboga n'imbuto. Ndashaka kubabwira ngo Abagalatiya igice cya 5, ahantu imbuto z'umwuka wera zitari, byanga byakunda abantu barumirana. Mwibuke yuko imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, kwihangana, kwirinda, kugwa neza. Pawulo yavuze ibintu byinshi cyane. Iyo ibyo bintu bidahari rero, iyo kwirinda kwatakaye, umwizera aragwingira. Ukazaza usanga arajya kureba imipira ku isabato ukabona yicaye ahantu mu kabari, harimo ararya ibintu by'ibinyama by'amabrochette n'ibigurube, ariko bajya kumuha byera ati hoya muzane fanta nge ndi umukirisitu. Kangira ikintu mbabwira, ni iki cyakugwingije? Hano muri iki gitabo bagaragaza neza yuko dukwiye kwitondera cyane ubuzima bw'iby'umwuka buri mu itorero. Tugomba kwitondera ubuzima bw'iby'umwuka buri mu muryango, kugira ngo hatazagira umuntu ugwingira. Mwari muzi ko iyo kwita ku mwana bikunaniye, kwa muganga baguha ikarita, barangiza bagashyira abana bawe mu byiciro. Uyu nguyu ari mu muhondo, uyu ari mu mutuku, uyu ari mu cyatsi. Uri mu cyatsi ntacyo bitwaye, ntuzamuzane, uyu nguyu ameze neza. Uri mu muhondo afite kugwingira, ariko ntaragaragaza ibimenyetso byo kugwingira. Uri mu mutuku yaragwingiye ku buryo n'ibimenyetso byo kugwingira uretse kumurwanaho, nakomeza gutinda azapfa, kandi azapfa akinyutse. Ubwo rero kwa muganga baricara bakavuga bati uyu uri mu muhondo ujye ugira utuntu umuha mu rugo, ariko uyu uri mu mutuku ujye umuzana twebwe ubwacu
tumenye ngo twikorogeye igikoma yakinywereye imbere yacu, tumenye ngo twafashe imbuto azinywereye imbere yacu. Reka ngire ikintu mbabwire, iyo ubuzima bw'iby'umwuka mu ngo byamaze kwanga, umuntu aba asigaje kurira ku rusengero kugira ngo byibuze abayobozi bamenye ko waje. Ariko nagira mbabwire, singiye kubabeshya, ubuzima bwo ku rusengero gusa budafite ubuzima bw'iby'umwuka bwo mu rugo ni ukugwingira nabyo bikomeye. Ibi rero biransaba kwihuta dushaka umusozo. Kubw'ibyo rero ugomba kwitondera cyane ubuzima bwawe. Abantu bagaragaza ukutihangana kwabo iyo basabwe kugira inshingano bafata, kiba ari ikimenyetso cy'uko bagwingiye. Inyuma kuri paje 244 haranditse ngo muri we, aho ni muri Yesu, muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Abefeso 2:18 kugeza 22. Kababwire, mwari muzi ko Bibiliya ivuga ngo muri we inzu yose iteranijwe neza iragira gute? Irakura. Inzu itangira baca imiferege, bagatangira gushyiraho itafari. Uko bashyiraho itafari niko inzu ikura. Igihe kiragera bakayisakara, bakayikorera finisage. Iyo bamaze kuyikorera finisage rero ntago bakomeza kuyita inzu, baratangira bakavuga bati uyu munsi noneho uru rubaye uki? Urusengero, kubera gukura. Ariko mwari mwabona umuntu wakwicara akamurika urusengero rudasakaye, rudafite icyo akavuga ngo ni urusengero? Icyo nashaka kuvuga ngiki, nawe Imana irimo irakubaka. Kuko ibyo rero buri munsi hagomba kugira itafari rijyaho kugira ngo inzu yawe izitwe inzu y'umwubatsi w'umuhanga watangiye umurimo akagira gute? Akawusoza. Hano baranditse ngo Colombia ya ruguru na Conference y'amajyaruguru ya Pasifika. Aha hari ahantu Ellen White yasuye yitegereza iby'umwuka byabo. Ellen White yaranditse arandika ngo Colombia ya ruguru na Conference y'amajyaruguru ya Pasifika zasigaye inyuma imyaka myinshi. Bamwe mu bagombaga kuba ari abanyambaraga kandi bashikamye muri Kristo bameze nk'impinja mu byo gusobanukirwa kugira ubunararibonye mu bumenyi bw'imikorere ya mwuka w'Imana. Hari hamaze igihe kirekire, hari ahantu hari abizera bamaze igihe. Ellen White yarabitegereje umwuka w'Imana amwereka ko batajya bakura. Abakagombye kuba bamaze kugira ubunararibonye mu by'ijuru bari bameze nk'impinja zitazi gutandukanya icyiza n'iki? Icyiza n'ikibi. Dufite intsinzi nyinshi tugomba kugeraho, kandi hari n'ijuru twatakaza turamutse tutabiharaniye. Umutima wa kamere ugomba kubambwa cyane ko uhora uhengamiye ku kwangirika kw'imico mbonera, amaherezo yabyo akaba urupfu. Amagambo nagira ngo mbabwire, musengere kugira ngo imbaraga zikomeye cyane za mwuka wera zitanga ubugingo, za mbaraga zibasha kwigarurira no guhindura imibereho yacu zimanuke nk'umurabyo. Dukeneye umwuka wera ugomba kumanuka nk'umurabyo. Noneho muntege amatwi, zihinguranye umutima waguye ikinya. Imitima yacu yaguye ikinya. Iyo umutima waguye ikinya, gukura k'umubiri ntibishoboka. Hakeneye umwuka wera ngo uhinduke nk'umurabyo. Wa murabyo ukubite umutima w'umuntu waguye ikinya kugira ngo uwo mutima ugire gute? Ukanguke. Kwa muganga iyo bashaka gukangura umutima bafite uburyo bakanda. Iyo byanze bafite izindi mashini bashyira ku muntu bagakangurisha umutima amashanyarazi adasanzwe. Noneho wa mutima wasa n'ukanguka, umuntu akaba avuye muri koma. Noneho bagatangira kugira ibindi bintu bagira gute? Ibindi bintu bakora. Dukeneye umwuka wera rero nguza n'umuriro w'amashanyarazi ukubita umutima wacu kugira ngo umutima wacu waguye ikinya ukanguke. Hano haranditswe ngo kugira ngo bitume buri mwakura ukangurwa ukarangwa n'ubuzima bushya. Buri mwakura, umubiri w'umuntu ugizwe n'imyakura. Iyo myakura niyo ituma ingingo zikora kandi zigakura. Kubw'ibyo rero umwuka wera namanuka agakubita imirabyo ye mu mutima wacu waguye ikinya, umutima uzakanguka ukangura imyakura yacu. Noneho rero ibyo bintu bizatuma buri mwakura ukangurwa ukarangwa n'ubuzima bushya, zizahure umuntu mu magarike ye yose maze avanwe mu rupfu. Amen. Ngiki kintu gikeneye kugira ngo dukure. Bantu b'Imana,
nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye twerekeza ku musozo. Abaheburayo harimo isomo nasomye ryantangaje cyane, igice cya 5 umurongo wa 12. Abaheburayo 5:12. Kaduhere ku murongo wa 11. Tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanurwa kuko mwabaye ibihuri. Umurongo wa 12. Kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana. Kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye, kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka, kuko akiri iki? Uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya icyiza n'iki, icyiza n'ikibi. Ubu hari abantu batinya kwiga ubuhanuzi, hari n'ababwiriza batinya kwigisha Daniyeli n'ibyahishuwe, ngo abizera ntibabyumva, ngo ntabwo wakwigisha ibyumweru 70 ntabwo babyumva, imyaka 2300 y'ubuhanuzi ntabwo bayumva, ntabwo bakumva inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Kubw'ibyo rero nimubareke mubigishirize Yesu. None se ko n'ibindi batabyumva, cyo ni ikimenyetso cyo kudakura. Wakagombye kuba uri umuntu umaze gukura, ku buryo ushobora kwiga ubuturo bwera ukabwumva, ukiga ubuhanuzi ukabwumva, ukiga amateka y'itorero n'aho ibihe byerekera ukabyumva, ukiga gutsindishirizwa n'umuntu kubwo kwizera ukabyumva, ukamenya uko umunyabyaha asaba Imana imbabazi, uko ababarirwa, n'uburyo umunyabyaha akurira muri Kristo. Ariko ubu abantu bose barashaka ibibwirizwa bimeze nka yawurute. Kuri iki gihe umuntu asigaye abona amafaranga, agasanga iwabo bamufashe n'abaragwingira, agasanga rwose yaragiye aba wa muntu wacupiye kubera ubuzima bw'icyaro bwaho yavukiye. Yabona amafaranga rero akabona aguza amafaranga araje, aguza amakadastre, yubatse ama etaje, aguza amakamyo, warangiza ugasanga iwe mu rugo yiteretse yawurute. Arimo aranywa yawurute mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Kamaze uti bimeze gute? Ati yawurute ituma abana bakura neza. Si ubwo mbabazi, igihe cyo gukura aracyagifite. Hari abizera bakeneye ubuzima bumeze nka yawurute. Mutwihere uturirimbo tworoshye, muduha amatangazo 2, umubwiriza asoma amasomo 2, tugire gute? Twitahire n'ubundi byose byagize gute? Byarumviswe. Umubwiriza yabwirije ikibwirizwa gisekeje, abantu baricara bakavuga bati twaryohewe cyane uyu munsi. Kubera iki? Yabahaye ka yawurute. Pawulo ati umuntu ukunda amata biba ari ikimenyetso cy'uko akiri umwana, kuko umuntu agomba kurya n'ibyo kurya bigize gute? Bikomeye. Ndasoza mbasaba ikintu gikomeye. Imana ibamera imbaraga kugira ngo mukure, muve mu murongo utukura, muve muri icyo kintu cyabafashe. Imana idufashe kugira ngo tugire amahirwe yo gukura, kuko ni iki kirimo gutuma abantu babibikuriye. Muri iki gitabo bagaragaje impamvu imwe ikomeye ituma abantu babibikuriye. Paje 83, umurimo wa Gikristo. Haranditswe ngo benshi, ndetse benshi cyane, bari kwegereza umunsi w'Imana nta kintu bakora, bahunga inshingano. Kandi ingaruka y'ibyo byo guhunga inshingano nuko bahinduka ibikuri. Ku bijyanye n'umurimo w'Imana bateye agahinda, kubera ko impapuro zabo zandikwaho amateka yabo zisa n'iziriho ubusa. Ni ibiti biteye mu busitani bw'Uwiteka, nyamara bikaba binyunyuza ubutaka gusa. Kubw'ibibabi byabo byinshi bitariho imbuto, bigatera impehamyi ku butaka bwajyaga kuba burimo ibindi biti byera imbuto. Umuntu aragira kutera imbuto, yarangiza akagira n'amababi maremare, ku buryo usanga ahantu icyo giti kiri wahatera ibindi biti 10 kandi bikabyara iki? Bikabyara umusaruro. Ariko igiti cyafashe umwanya munini, gifite ibibabi binini, ariko warunguruka mushaka imbuto ukagira gute? Ukazibura. Guhunga inshingano, kuba indera amaboko mu itorero ry'Imana bituma umuntu abigikure mu by'umwuka. Kuva uyu munsi shaka uburyo ushishikazwa no gukora umurimo w'Imana, shaka uburyo ushishikazwa n'iby'Imana, shaka uburyo uva mu mutuku urya iby'Imana, usenge, uririmbe, witoze kubana n'abandi, usaba Imana ikwereka impamvu zatumye ikurinda, ndetse ikagutoranyiriza iri torero ngo uzuribemo. Imana yo mu ijuru ibakure mu bugwingire,
Imana yo mu ijuru ibakure ku isengesho ridahinduka, ibakure ku magambo amwe adahinduka, ibakure ku buzima budahinduka, bwa buzima bwo guhora uri umunyantege nkeya, ukonje, ibintu by'Imana ari ukukwinginga, kujya gusenga ari uko mama wawe akubyutsa, mama wawe nawe akaba yinginzwe na so. Ibyo bintu bikwiye kuvaho. Umuntu akwiye kumenya ko ashaka Imana ku giti cye. Imana yo mu ijuru ibamera umugisha mu izina rya Yesu. Kambasabe muhagurutse. Indirimbo nunguka ibya Yesu. Nunguka ibya Yesu ni indirimbo ya kangahe? Nkunda kunguka ibya Yesu. Yego 61. Turaririmba ibice bibiri byonyine, igice cya mbere n'icya kabiri. Nkunda kunguka ibya Yesu, kwerekana imbabazi ze, kunguka ubwenge bw'ukuri n'urukundo rw'Umukiza. Nunguka ibya Yesu, nunguka ibya Yesu, kunguka ubwenge bw'ukuri n'urukundo rw'Umukiza. Nshishikarira ibya Yesu, menye ibyo ashaka binkwiye, Mwuka Wera mfuturira, mbwira uko Yesu yankunze. Nunguka ibya Yesu, nunguka ibya Yesu, kunguka ubwenge bw'ukuri n'urukundo rw'Umukiza. Reka twicishe bugufi dusenge. Turagushimye, turaguhimbaje Mwami Imana ishobora byose, utugirira impuhwe Nyagasani ukabitugaragariza, izina ryawe rihimbazwe. Nyagasani, utweretse muri iki gitondo ko dukwiye kurya ibyo kurya by'intungamubiri kugira ngo twe kugwingira mu by'umwuka, ahubwo n'abatuzengurutse batureba nibabona twarariye ibyo kurya byiza bakaduhindukira bakatwigana, tuzahimbaza urukundo rwawe. Turagutabaje ngo ukomeze wiganze muri aya mavuna Nyagasani, Uwiteka imitima yacu uyihe guhinduka, Uwiteka n'abadukurikira bakagira icyo bareberaho nabo bahinduka, tukazajyana mu bwami bwo mu ijuru tuzaguhimbaze. Komeza udufashe uduhe umugisha Nyagasani, ukomeze kudushishikariza no kudukundisha gukomeza kwitabira amavuna mu gitondo na nimugoroba, nitugira icyo dukuramo tuzahimbaza urukundo rwawe. Komeza umugaragu wawe umuhe umugisha Nyagasani, kandi n'abari kumva ubutumwa bari mu mago bose ubegere nk'Imana ishobora byose, ari wowe uhindurira imitima yabo, nibagira icyo bakura mu butumwa bwiza buri kuvugirwa hano tuzaguhimbaza. Bana natwe ibyatugira akamaro Nyagasani, ukomeze ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.